Yes, hanyuma rero ni munyemerere muri aya masaha twongere tugaruke mu makuru agezweho muri iki gicamunsi tukaba tugiye kugaruka n'ubundi mu minota mike cyane tukaba tugiye kubagezaho update cyangwa se uko byifashe ku mirongo y'urugamba birumvikana tugiye kwibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana rero tugiye kugaruka kuri deployment zikomeye cyane zikozwe cyangwa se zakozwe na M23 ariko bidasubirwa M23 ikaba yamaze kuba ishyira cyangwa se ijyana ubundi bwato karahabutaka ubwato budasanzwe. Ubu bwato rero bukaba bumaze kugera ubu tuvugana none hari muri za Tanganyika hamwe n'ubundi ubushize baherutse kurasira ubwato bwabo. Byasaga naho rero mu by'ukuri izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa zisa naho ziri kugenda ziganza M23 mu bigendanye no mu mazi bitewe nuko cyangwa se kuri ibi byambo bigendanye nuko urumva M23 nta bwato bufatika cyangwa se ubwato bukomeye yari ifite muri aya mazi. Ariko amakuru atugeraho turimo kugenda dukurura amakuru atariho ivumbi ku munsi w'ejo M23 ikaba yamaze kuba rwose izana ubundi bwato bukomeye cyane n'ubwato mu by'ukuri donc bubatwaye hafi igihe kingana n'ukwezi ubu bwato bari kuburambagiza bari kubushakisha kuko ubu bwato ava ko bufite mu by'ukuri imbaraga ziruta nibura ngo zikubye ubwo bari bafite nibura inshuro enye. Ibaze nawe ubwo bwato uko bukozwe n'ubwato budasanzwe. Amakuru akava ko tayari bwamaze kuhagera ndetse izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa zikimara kumenya ko ubu bwato bwamaze kuhagera nakubwira ko bwazatangiye kugenda nazo zigiramo ikikango bite nuko nabo ubu bwato n'ubundi buri hejuru y'ubwo barimo gukoresha. M23 aha hantu ikintu yarisigaye ahacungisha nkuko amakuru atugeraho yahacungishaga zino ndege zo bwoko nyine bwa drone nizo zabaga ziri gusirikira aho ngaho ku buryo aya mato yizi ngabo ziri kurwana ku donc za FARDC ndetse n'abarundi bafatikanyije batinyaga kuhagera kuko bava bati nituhagera drone iradukubita ntago tumenya ikidukubise. Ariko none kuva ubu bwato bwamaze kuhagera nitegure kwa advancinga kwa M23 kuko uko iri kugenda iri forcinga cyangwa se igenda yohereza abasirikare ni nako iri kohereza ibikoresho. Tugarutse gato sasa muri Makobora byose birasa no biri kujyana ibyo ndimo kugenda magezo bigendanye n'amato bisa no biri kujyana n'ibiri kubera he n'ibijyahe na donc na za Makobora. Ubu amakuru atugeraho sasa muri Makobora nyuma yuko mu gitondo twabwiye ko FARDC igisirikare cya FARDC cirukanwe cyangwa se na wazalendo bavanwa hano muri Makobora hagasigaramo izi ngabo z'abarundi ndetse nabo bafatikanyije bivuga ko harimo n'igisirikare cya Tanzania yewe n'abacancuro nahoze mbona hari mugenzi wacu ari kuvuga ko abacancuro barahangaha bari kuri front line ngo nawe Eric Prince agiye rwose ngo afata cyangwa se arokirita muri Afrika kuko ngo iyo haje abacancuro abazungu ngo birabagora cyane kurwana kuko ngo nibo M23 biri kurobanura ngo byanatumye bagira strategy yo kuvuga ngo reka bakoreshe abacancuro babirabura bari guturuka mu bihugu bya Afrika ngo abacancuro nabo bari hariya abazungu ngo bakoresha ngo ibijyanye ngo no kugurutsa indege cyangwa se drone ariko ngo abirabura bo nibo bajya kuri front line ntago hakijya abirabura abadonka abacancuro abazungu kuri front line. Ariyo mpamvu ibintu biri kugira gute biri kugenda bikara cyane cyangwa se mu by'ukuri biri kugenda bihindagurika. Abacancuro rero mu by'ukuri no bari hariya n'igisirikare cy'u Burundi muri Makobora ariko andi makuru aravuga ko M23 no yasizoye imaze kuhashyira abasirikare benshi cyane. Gutakaza Makobora kwa M23 egare gutakaza umujyi wa Uvira. Reka manze namamaze nze tubyinjiremo neza mbahe n'izindi update ndabwe ni muri amasaha nje nzanye ubwino nje nzanye amakuru adasanzwe mwumfa kuniza umwanya nkayabageza. Twakire muganga Damasi kugira ngo atugeze udusha bafitiye abivuriza muri Premier Health Infinity. Uretse promotion rero twabageneye turabibutsa ko abantu bari Canada twabafunguriye ishami niho bazajya bishurira imiti yacu bakanayihafatira Canada. Nta muntu uzongera kohereza amafaranga mu Rwanda cyangwa ari kuvunjisha. Ni Burayi nuko bimeze muri Europe.
dufite umuntu muri Belgique, nta muntu wo mu Burayi uzongera kwishyura amafaranga mu Rwanda, ibintu byose bizajya bibera aho ngaho. Mu bihugu bitandukanye by'u Burayi serivisi twayigejejeyo rwose, ni muri Belgique, tukabahuza n'umuntu uhari. Naho muri Amerika murabimenyereye, dufite umuntu tubahuza nawe, mukoresha telefone yanyu akaba mwishyurira limite akaba muyifatira. Noneho promotion rero nayo reka nyivugeho, uku kwezi kwa mbere kose umuntu wese uzagana Prime Health Infinity agenewe 10% muri serivisi zacu dutanga ukwezi kwa mbere kugira ngo ibafashe kunogerwa n'intangiriro z'uyu mwaka wa 2026. Abari Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo rero, umanukiye kwa Karaveri munsi ya House Gare, ukahita ugera ku muhanda w'amadepo naho ngaho. I Kigali ni nyuma y'isoko rya Kimironko ku muhanda ya 12 hakurya ya restaurant bita Vision Restaurant naho ngaho. Abantu rero bari mu Rwanda no haze yaho mwese nimero nimwe na akamenyetso guteranya 250 78299 n'abari muri Kongo namwe nimero yanyu hari ni Goma Gare Centrale de Goma hafi na Rompwe Sinierse mwiyo gare naho dukorera. Yes, ndimo ndagaruka rero mu by'ukuri ku makuru akomeye cyane. Twari turi kiri hano muri za Makobora, ariho turi kureba uko situation imeze. Ndababwiza ukuri ko M23 nabo bariteguye urugamba, uko izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa ziri kwitegura hano muri Makobora, ni nako M23 nayo iri kwitegura, kuko gutakaza Makobora kuri M23 egare gutakaza umujyi wa Uvira. Byatumye rero amakuru rwose ndimo ndakira, izi reinforcement ziri gukorwa mu mazi aya mata adasanzwe M23 iri kumanukana, ndetse n'abasirikare bari kwerekeza hano mu by'ukuri kugira ngo babemo hano muri iki gice cya Makobora barinda ibi bitero biri gutegurwa kuri ruhande rwa guverinema. Aba ni abasirikare badasanzwe papa, aba ni abasirikare bakubwira ko ari unite zimwe mu zari zisanzwe n'ubundi zirinda cyangwa se zikorera muri batayo ya General Sultan Makenga, kandi ni babi abangaba ngo barakubita barashwanyaguza my friend, aba ngo barashwanyaguza ngiyo byabaye na ngombwa ngo rwose urugamba barurwana badakoresheje imbunda. Abaroni bo bari kujyanwa hariya muri biriya bice reinforcement zimeze gutya haruzuye ntiwareba, ariko kuri ruhande na Kishasa nayo irimo gutegura. Ku bijyanye n'igihugu cy'u Burundi, ku munsi w'ejo nababwiye ni kumwegege cyangwa se hano zasange ku mupaka hari ingabo nyinshi z'abasirikare donc hari abasirikare benshi b'abarundi bahari, ngo donc ngo nabo biteguye kwataka. Ariko nahoze nganira n'umwe mu Barundi bari hariya, asa no yampaye ubwino kuri izi ngabo z'abarundi ziri hariya. Buriya uwitwa Geneva asa no nawe yamaze kugiramo urwikango ku buryo ngo ingabo arimo kohereza hano mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, umurundi niwe bamubwiye ngo ari kohereza imiyugire, ngari kohereza ngo doke ni nk'imbonera kure, ntabwo ari abasirikare bakomeye. Wumve nyine abo basirikare kurunguye ngo muri ibyo bice ngo n'abasirikare badakomeye cyane, doke n'abasirikare basanzwe. Abasirikare bitwa ngo barakomeye b'igisirikare cy'u Burundi bose donc bagenda bafunga uyu mupaka cyangwa se izimbi bizihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iki gihugu cy'u Burundi. Ariho hano bahazasange muri kumva ngo harunza abasirikare, wagera ku mupaka ukumva ngo harunza abasirikare. None twe nk'abasesenguzi tugatekereza ko ahubwo ngo bashobora kuba bari gutegura igitero cyo kugaba kuri M23, naho kumbe izo ngabo bari kuharunda nubwo waburi kubarya, nubwo buri kubarya ariko ati anytime M23 yatuvundereza, yatwataka, yatumerera nabi, yatwiyohamo, yatugirira nabi, yadushwanyaguza, bityo bakarunda ingabo nyinshi hano ku mupaka. Izo bari kohereza hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuriro uzise ngo ni imiyugere, nta basirikare barimo, nta barwanyi barimo. Ariko nyine igihe cyose M23 cyangwa se iramutse ikoze ikosa bakayikura hano muri Makobora, mbese urugamba rukabera muri Uvira, ubwo izi ngabo ziri kurwana donc yamaze kurunda hano ku gihugu hano ku mupaka, nibwo wakumva zitangiye kongera kwinyeganyeza, ziri gushaka uko zigira gute, uko zahita nazo zataka kugira ngo zitange umusada. Pay attention uko M23 muri ibyo bice za Makobora. Ariko n'ubundi Makobora kuyitakaza byo byaba ari ikibazo, kuko nta nubwo byanabaho,
kuko urumva haba no ku mazi basaga n'abari kuganzwa, bamaze kuzana icyitwa ubwato karahabutaka, ubwato bukomeye cyane budasanzwe bukubye ubwo buri gukoreshwa hara muri kiriya kiyaga cyangwa se haba ku ruhande rwa guverinoma, ngo ubwato MV turazanye ubukubye kane. Iki ni nk'ikosora navuga ngo AFC MV turabahaye mu by'ukuri uwo bahanganye. Tugarutse gato mu mujyi wa Goma, ejo habaye inama ikomeye cyane, twayigarutse mu masaha mu gitondo, ariko ntabwo twigeze tubabwira ngo ese iby'ingenzi byavugiwe muri iyi nama ni ibihe, nubwo disikuru yagiye ica hamwe yagiye ica donc ku miyoboro igiye itandukanye, ariko ndagira ngo nongere mbabwire ko ibintu byatumye mu by'ukuri donc iyi presco cyangwa se iyi nama iba. Murabizi ko Angola yari imaze iminsi iri kuvuga iti AFC MV tugomba gusubira mu biganiro. Murabyibuka ko ejo hari ikiganiro twakoze turababwira tuti ndetse bari no gushakisha ukuntu mu by'ukuri bahanagura ibyaha kuri Joseph Kabila kugira ngo nawe azitabire iyi nama donc nawe ayigarukemo nibiramuka bikunze. AFC MV turagiye ibaza Joe Lorenzo mu by'ukuri umumaro w'iyi nama isitanduke n'iyaberaga za Qatar iyo za Doha. Umwihariko nuwe ko hari ibyo twagiye dusaba bitigeze bigerwaho. None bimeze bite? Niba ari inama rero y'abakongomani na Joseph Kabila agomba kuba hari, ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye, ariko kugira Joseph Kabila ahagaragare birasaba ko abanza kugira ute, birasaba ko babanza gukuraho ibihano bamushyiriyeho nk'uko byagiye bigaragara, donc bakamuhanaguraho ibyaha byose bagiye bamushinja bamubeshera. Joseph Kabila rero kugira ngo abereke ko nawe ari seriye, yahise rwose agaragara nk'uko AFC MV turababitangazije. Joseph Kabila ari hano hariya i Goma, niho aherereye nawe rwose arimo arahumeka umwuka wa hariya muri uriya mujyi wa Goma. Ibi byatangajwe mu by'ukuri na AFC M23. Ni General Sultan Makenga ubona ko kugira ngo unamenye ko ibintu biri kugenda neza ni gake, donc agaragaye unishuro ya kabiri agaragaye mu nama hano i Goma. Ubundi twabonaga yibere nk'iyo mu nama za ubwo navuga za haraza Rumangabo, yibere mu basirikare, mu nama zose zibera mu basirikare, ariko cyangwa se kuri tere. Ariko kuri ishuro Joseph General Sultan Makenga yatangiye kugenda akora inama hano muri uyu mujyi wa Goma. Bishatse kugaragaza iki? Umujyi umaze kuba clear ku buryo bizeye umutekano ko nta mwanzi ushobora kuba yahungabanya inama, ngo nuko harimo umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa M23. Ndagira ngo mbibutse ko ntacyo batigeze donc bashatse gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko bagaba ibitero cyangwa se bahitana General Sultan Makenga, kuko batekerezaga ko igihe cyose baba bamuhitanye intambara iri buze kurangira, ariko byarabananiye. Nyuma y'igihe cyose twagiye tubona M23 iri gukora amasuku hano muri uyu mujyi wa Goma, ntabwo twakigeze tubona General Sultan Makenga yigaragaza ajya mu manama nk'uko muri iki gihe arimo kubikora gutya. Rero muri iki gihe ibi ni ibimenyetso simusiga bigaragaza ko mu by'ukuri ikigendanye n'umutekano hano muri uyu mujyi wa Goma kimaze kugira cyangwa se kimaze kugera ku rundi rwego. Ibi rero nakubwira ko ari amakuru ari ibyagaragaye ku munsi w'ejo muri iyi nama, yanavogemo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko nyuma y'iyi nama hari indi nama karundura yahise iba yaba nyine y'abayobozi bakuru. Urumva nabari bagiye baturuka mu bice bigiye bitandukanye, bagombaga benshi rero kwitegura, bagatangira rwose kwitegura iyo cyari buze gutaha ba hafi. Ariko donc bano bakibamba, bano bakuru, ubu ndavuga Makenga, ndavuga uyu Bertrand Bisimwe, ndavuga Kanyuka, ndavuga Colonel Nanga n'abandi bakomakome b'ibikunyozi nyine babandi badasanzwe ba guverineri na ba vice guverineri bizi ntara. Bo ejo bongeye kwicara, bongera gukora indi nama karahabutaka. Inama rero mu by'ukuri banarebaga n'ubundi ese niki kiri buze gukorwa, ese donc baraza gukosora ibiki kugira ngo abaturage bakomeze kugira iterambere. Iby'iyi nama rero nabyo ndacyarimo kugenda mbikusanya kugira ngo nze kugenda mbibagezaho mu yandi masaha. Ndagira ngo nongere mbamenyeshe ko dusubiye muri Kivu y'Amajyepfo, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari cyateguye donc kwambura intwaro Wazalendo
ariko mu kanya gato cyane mbonye uwitwa Yakutumba Yamuri Yakutumba avuze ko mu kanya gato atangaje William ngo ni William Amuri Yakutumba umuyobozi wa Wazalendo yitwa ngo ni CNPCC ngo aramagana icyo gikorwa cyamaze kwa gishyirwaho ngo cyo kubambura intwaro kuko ngo ibyo barimo gukora byose ngo bari gusenyera umugozi umwe mu gihe mu by'ukuri Wazalendo batangiye kugira gute batangiye kugenda donc bagaragaza ko batagikeneye gukorana nayo niba no yirukankanwe n'igisirikare cya FARDC hano muri za Makobora ubu tuvugana bakaba batangiye guteganya kuyambura intwaro hano mu bice bya za Baraka no mu bindi bice byose Wazalendo irimo urumva ko batangiye kugeranirwa ariyo mpamvu bitwa Yamuri Yakutumba William Amuri Yakutumba bari kuvuga bati nyamuneka muce inkoni zamba twese umurimo cyangwa se dusana bari gusenyera umugozi umwe ahubwo dushaka hari ikibazo tugikemure ariko FARDC cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa n'izi ngabo zabwo bakaniye baravuga bati cyitwa Wazalendo bagomba kwamburwa intwaro ariko umujinya bakaba bawutewe nuko nabo ubwabo basigaye babafata nka Wazalendo aho ingabo nk'izi ngizi zijya muri operations zigavuga ngo ntabwo dushaka FARDC na Wazalendo kandi imagine ni igisebo. Hari indi nkuru ingezeho mu kanya gato namaze already no kwishira kuri Twitter yacu cyangwa se kuri X yacu ntekereza ko abadufollowinze kuri iyi X yacu mwamaze no kugenda muyibona ni inkuru ivuga ko n'ubundi ngo uyu munsi ku itariki 10 ni uyu munsi turi ku wa 13 byabaye ku munsi w'ejo kuri 12 ejo murabyibuka ko hari drone yarashe hano muri za Minembwe twabigarutseho itangazo ndetse AFCMV turabana risohoye iyi drone rero yarashe ku munsi w'ejo nkuko amakuru arimo kugenda tugeraho amakuru aragaragaza ko iyi ndege mu kurasa kwayo yahitanye abatari bake ndetse ikaba yahitanye yasenye n'ibikorwa remezo abamaze kugaragara no ko bahitanwe n'izi ndege ni kuko ahantu yarashe urumva hari harimo n'abaturage bimaze kugaragara ko abaturage bagera kuri 6 aribo bamaze kugaragara ko bahitanwe n'iki gitero cy'indege mu bwoko bwa drone itagira abapilote yarashwe cyangwa se yarashe hano imurenge wenda umva uko ibintu bimeze uko report y'imbone yacu iri muri bira bice yabitwandikiye tugende tubisoma mu twihangane tugende tubisoma ngo indege itagira umupilote ya drone ngo yagaragaye mu kirere cyahitwa ngo ni hot plateau cyangwa se ho plateau ubwo uraza kubyumva uko byumva nyine ni ho plateau aho ngo nawe urumva yavuga ko ngo yarashe mu baturage bo mu gace ahantu bita ngo ni Mukoko urumva yarashe mu baturage mu gace bita ngo ni Mukoko ngo iyo drone yakomeje kuzenguruka ikimara kurasa muri Mukoko ngo yakomeje kuzenguruka ngo igera no mu bice bya za Mikenke ndetse naho bita muri za Rugeze ngo mbere yaho ngo mbere yo ngo ibice bigezemo ngo mbere yo guhita donc ikimara kuva muri ibi bice Mikenke ndetse na Rugezi ariko yamaze kurasana bita ngo ni Mukoko yahise ikumanukira yerekeza ahantu bita ngo ni muri za Bibogobogo aho bivugwa ko hano muri za Bibogobogo naho nyuma yaho iyi ndege ngo yahavuye yerekeza ahantu bita muri za Minembwe na Rugezi aho nyuma yaho ngo iyi ndege yahise iza kuburirwa irengero donc ikimara kugera za Bibogobogo ikagera za Mikenke ahanga ngo yahise igirite iburirwa irengero ariko tubonye ko yarashe mu gace bita ngo ni Mukoko ari nako gace ndi kubabwira kagaragayemo abaturage benshi bakomerekejwe n'iyi ndege itagira abapilote yo mu bwoko bwa drone hanyuma uduha amakuru arakomeza avuga ko iyi drone yasize usibye kuba yarivuganye ubuzima bw'abaturage ngo yasize inakomereke donc isenye byinshi by'ibikorwa remezo harimo amazu abanyeshuri bigiragamo yewe ngo n'insengero zose yarasenye
uramutse ubabwiye ko ubajije aba ngaba ngo ese ko mwarasaga amashuri n'iki byose, bakubwira ko ngo M23 yari yihishemo, ndabizi nicyo gisubizo batanga. Ariko murumva ko ibintu hariya ntabwo bimeze neza n'aka na gato. Reka duhinire ahangaha kuko nababwiye ko rwose ari ikiganiro cy'iminota mike, ni update z'iminota mike. Ubwo ningira izindi update mbona ndaza kugenda nzibagezaho, mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu, murayikinga, munasharinga, turabakunda cyane. Ciao.